ugeze wumve byageze no abandi bageze mu mapolisi abandi barimo barakikikanyisha buri hantu ku rubyiruko rwacu ahanga twe ngabato turi mu kubafata nga role model turimo turashakisha tukabura aho dufata ninde twafata niye shene twafata nga role model sivyo so ugasanga byatubangamiye guys mbere yuko muba YouTubers content creators ko babyita content creation content creators igo turabubashe muri bakuru muraturuta cyane ariko muzaze mureba nibihe bintu bikenewe niziye nkuru ziri mu trendinga ariko nabonye cyane abakifungura channel za YouTube bashasha barimo baravuga ku nkuru yego yesi nkuru irafashije ako bagatunga umuntu urutoki ibyo bintu nagari byo guys nago bikwiriye mutunga urutoki ibukiza intoki zose zitunze wowe kandi iminsi ni ngumushitse ejo nawe byakugeraho kandi nibyo birimo biranabagaruka kubera iki kubera mama kuri channel ya YouTube ibyo bari gukora papa kuri channel ya YouTube sidango turi mu pointing umuntu runaka kubera yuko ibyo nibyo tuza kurwanisha ata sibyo ni sawa aba ba YouTubers hari abari kugerageza gukora ibintu bikwiye ariko hari behind the scenes hari abantu barimo baraba sponsoringa cyangwa kuba motivatinga gukora ibibi urwo wasohoye ikinyoma ku muntu ni kiramba ukwezi kumwe biri no kugaragara ntabwo ari ibintu bishyashya pe iyo ikinyoma kigaragaye obviously nk'ibyo turi kubona ikinyoma nubundi niwe kigaruka to be honest niwe bigaruka kandi iyo bikugarutse trust me nago abantu bakubona the same way nubwo macana sitangira no kukisha muri Shine Plus TV. Hey beautiful people, welcome back to our YouTube channel. My name is Keza for those who are new here. Make sure you don't forget to subscribe, comment, like and share kindly. So today I'm with Esther guys. As you know me muranzi nitwa Esther. Yeah. Murakaza neza uyu munsi ni banga. Uyu munsi tugiye as always tugiye kuvuga ku bintu birimo biraba health mentally ibintu bijyanye natwe guys mu rubyiruko rwacu so mwitegure kandi ni musisaho subscribe kwa Papa Plus TV our mentor so guys subscribe share ni video mushiza sharing izafasha benshi zagirira akamaro benshi sivyo ni wamenya aho yagwa sivyo turabakunda. Okay, so lately hari ibintu birimo biraba currently muri society yacu bijyanye na content creation. Hari uburyo ki birimo biraba bidashimishije, right? Hari aba YouTubers barimo gukora umurimo wabo bakarengera. That's the word. Bakarengera, yani wana exaggerate, that's the word. Barimo bararengera cyane. Aba YouTubers bari mu kufungura YouTubers social media muracyari bashasha. Mbere yuko babikora bazaze bareba abandi ba YouTubers andi macano kuri YouTube babone ukuna akazi kabo bakakora umuga mwiza nyine. Yeah, but the way she's right. Like bashake role model nkuko natwe tumufite Papa Plus TV nabo bashake umuntu bakigiraho bareke gukora ibintu out of the blues ku buryo ugeze wumve byageze no abandi bageze mu mapolisi abandi barimo barakikikanyisha buri hantu ku rubyiruko rwacu ahanga twe ngabato turi mu kubafata nga role model turimo turashakisha tukabura aho dufata ninde twafata niye shene twafata nga role model sivyo so ugasanga byatubangamiye guys mbere yuko muba YouTubers content creators ko babyita content creation content creators igo turabubashe muri bakuru muraturuta
cyane ariko muzaze mureba ni ibihe bintu bikenewe ni izihe nkuru ziri mu trendinga ariko nabonye cyane abakifungura channel za YouTube bashasha barimo baravuga ku nkuru yego yesi nkuru irafashije ariko bagatunga umuntu urutoki ibyo bintu ntago ari byo guys ntago bikwiriye pe mutunga urutoki ibuka izi ntoki zose zitunze wowe kandi iminsi ni ng'umushyitsi ejo nawe byakugeraho kandi nibyo birimo biranabagaruka by the way it's true birabagaruka ariko mukaritse yacu none abana bari muri za high school na university bene wacu batubazaga ese tuzaza twumva bande tureke bande niyo nyigisho turi mu kuvanaho uzi uko urubyiruko ruri mu kubakurikira kuko nabo ni ababyeyi by the way abana babo bavuga ese papa mama kakora ibi bintu papa na mama yakoze ibi bintu nuko yari atukwa urebe muri za comments abone ingaruka yahuye nazavuke Yesu the moment uwo mubyeyi cyangwa uwo mentor akoze ibyo bintu uriya mutoya aravuga of course ni ibintu bikwiriye akwigiraho ntabwo azamenya ko ibyo bintu uri gukora bidakwiriye mu maso y'abandi nyine azabifata nk'ibintu biri normal abifate nyine nibyo bikwiriye kandi tuvugishije ukuri ntabwo ari byiza nyine biba bimeze nga chain umugozi bikurira ninga karande usange n'umwana bye bose barimo baratunganira by the way guys let me tell you me and my beautiful Kaiza like guys muraturuta imyaka murekera gukora utuntu tumeze nk'utw'abana bato bakiyigisha kukamba narenga gukamba umva uburyo bw'umwuka wagira ngo nibwo bakibona social media ngo nibwo icyaga social media yahozeho actually na YouTube yavaho bakazana indi app iruta YouTube ubu muzavuga ngo YouTube mwayimarishije iki no kwibyaza umusaruro nuko cyangwa ngo ikosha anga turimo turacyasheshe mugati mutanda ukasanga n'umugati ari mu ntago ari kuwubona biriya ingaruka mbi zoneho ziteye ubwoba guys turabakunda cyane kandi gukosa ntago ari ngo kwica kumenya ikosa ryawe nibyo byiza kandi ukanarikosora kurisubiramo nicyo kibazo kandi ingaruka zabyo ni bibi guys turabakunda cyane ariko twebwe nga Shine Plus TV by the way living as Keza and Esther twaje kubibona tureba guys there is nothing natwe nta kintu muri mu kutufidinga kubera ko natwe nibwo tukizamuka sicyo guys so turimo turareba na polisi abantu bakomeye ngaho ngo rubanda rugufi ngaho bigiye kwatakinga n'abana bato batazi byavutangiye gute byarangiye gute ugasanga nawe ngo umubyeyi wabyaye umwana we barimo baramwanga ku ishuri arimo ahora mu ntonganya n'inshuti ziwe kubera iki kubera mama kuri channel ya YouTube papa kuri channel ya YouTube ngo turi mu kupointinga umuntu runaka kubera yuko ibyo nibyo tuza kurwanyisha leta sibyo kubera yuko gupointinga umuntu ntago ari byiza avuga muri rubanda ntiwamenya hari n'undi noneho uruta uwo muntu uri mu gupointinga guys okay ikibazo nta nubwo ari ngo gupointinga cyangwa ikibazo se warabibonye ko byagenze uko nago solution iyo urimo urazana cyangwa iyo uri coming up with the solution nago ifatika honestly hubwo irimo irongera ibibazo ni sawa wabonye iki kintu muri society yacu nago ari cyiza kigomba kuvaho ako se niki urimo urakora kugira ngo nigisubire kugira ngo icyo kibazo nikiyongere cyangwa ngo bize no kuba nibindi birusha n'icyo kibazo wari wabonye in the first place ugomba as in solution nago ugomba kongera ikibazo ariko ugomba kuzana solution sibyo icyo nicyo turimo turashaka ku cultivating your culture kugira ngo n'abana bacu of course tuzabyara nabo baturebereho bakabihindura mu makompiyuta yabo bikaba mu cyongereza
bavuge bavanamo inyigisho bavuge enyewe kubera yuko niwavuga ngo ni jokes ni prank ngaya yindi twakoze yo kuririmba ibintu bya earphone ubwo se byahora ari prank koko ni prank yo guseka twari twabipanze ariko ngo noneho ukicara ukifa kwicara ukifa tukavuga ngo runaka nabimenyetso ufite exactly baba YouTuber bacu bagifungura YouTube yawe urabizi niramara imyaka 30 cyangwa 20 ngandi mashene batari bashasha mu kibuga bo bateye imbere genda ubakurikira urebe nibiki bari mu gukora ese niye nuza ni skill bakoresha strategy bakoresha nibasubire mu bya bintu njyana bitanga moshene ni moshene buri muntu arimo araza akakurura umugozi nundi akaza akafunga undi mugozi nundi agakurura nundi mugozi nundi nta muntu uri mu gukata akavuga oya nahangati ikibabaje nuko n'abarimo barongera ibibazo ibyo bibazo nubwo ari ukuri ibindi usanga ari ugupfa kuvuga tu wowe gupfa kuba wa uploadinze kuri YouTube ariko nje ikintu nabonye aba YouTubers bose bashasha bagifungura barimo barakopera abanyamakuru nibazi umunyamakuru kontra yaba yasinye yo kwiyemeza n'ubuzima bwe uzi ko umunyamakuru agena no mu barabaha imbunda ziri mu kupointingwa ku buri muntu wagafata amakuru abarabu bari mu kubibona nago bamwica baramuzi n'umuntu uvuye mu kindi gihugu n'umunyamakuru ahantu hari intambara ariko bo baragenda bakanabikora bakakuzana n'ibimenyetso bakakwereka video ariko bene bacu hano iyo risk nayo bazi ntabwo risk irimo irabajyana mu bintu by'amajyalo ibintu bya government ngo by the way mutandukanya akazi tugomba kuba n'akazi kaba YouTubers content creator kukora ikintu uzi yuko n'umwana nje nakibona koko kubera ko yigo bagututse none uje kwireguza ikimenyetso kiri isi yacu yubakiwe ku bimenyetso guys n'umwana wawe uzamwereka ikimenyetso kugira ngo yemere mama koko ibi byamuvuzweho nagari byo papa ibi byamuvuzweho nagari byo sibyo so guys we love you so much turabishimye mu kibuga yuko namwe mwafashe umwanzuro mwiza wo kubyaza amafaranga yanyu umusaruro ariko nimuyabyaza umusaruro nabimenyetso kubera ko umva narababaye aho batanyera no kwataka abakozi b'Imana bapuntinga intoki kandi this abo bakozi b'Imana babihicariye bari mu gutegura ijambo ryo ku cyumweru inkuru kamugwaho ibaze no umuntu wamuvuzeho umurebye nta cyangombwa cy'abanyamakuru afite urumva nta kimenyetso yazanye kibaza uyu nguyu guys cameraman like these things are not going good they aren't cause guys please mutandukanye icyo koze ndabinginze nimumva nshizeho please ndabinginze mutandukanye akazi k'abanyamakuru n'aka YouTube channel yo kuzaza muvugaho content yanyu creation tubasobanura ikintu content creation creatinga ikintu out of nothing ntabwo ugenda collectinga inkuru zirimo ziracicikana wowe ukazandarika ukazongeramo umunyu n'isukari na piripiri sheri mubaze ubyuke mu gitondo uzi ibintu biri mu kujya mbere ubyutse usenga uriboroshe wakije phone usanze ari wowe uri kuri bitanda bakubeshe ibintu byinshi isi wakumva aho satani none arimo araprovokinga abantu unabaroge cyangwa unabice ko ikiremwa muntu ni Kigali ni wakimara wagira ngo ni umwana mwiza cyangwa ni umuntu mubi umunsi umwe yazaguhemukira ukavuga we naragiye ndabona sibyo so guys content creation content creator kuri YouTube channel kubera ko na chaîne muri afunga ibyo mushyiraho ngo TV na group TV by the way ninga company ni station ya company muri benshi mwahuje ibitekerezo y'amafaranga ibiki nk'ukuntu Papa Plus imeze sibyo nibe murimo n'ibintu bikomeye by'abayobozi iyo niyo wakita TV ariko
ikintu ni wowe umwe n'umukameraman umwe cyangwa babiri ufite umuntu cyangwa ukoresha na tripod na mukameraman ugira niyo laptop cyangwa ukoresha niyo iPhone yawe ukaba uri mu kuvuga amakuru content creation on YouTube ni ikintu nk'ukuntu Keza yabivuze ikintu utangirira mu busa mu vumbi urumva ukakishira kuri mutandao ukabwira wase iki ni ikintu gishasha nabazaniye for example zinga abashefu umushefu urebye no kuri YouTube z'abashefu usanga umushefu content yiwe yashize kuri YouTube channel n'izina ryiwe ririho cyangwa urumva akavuga ngo guys nufata amagi igira itetse urumva ugafata umuneke avoka ukabivangatira wavanamo mayonnaise iryoshye so ubona icyo kintu akivanye mu busa akishize mu kintu iyo niyo creation niyo content washyira kuri YouTube ntabwo ari kugenda utunga abantu intoki ubabwira ngo ibiki ejo uzasanga umwana narimo aratunga abandi bana intoki mu ishuri usange kandi iyi minsi usanga umwana ku kigo bamuteye icyuma kubera iki ngo yatunze undi urutoki amutukira mama we cyangwa umuryango wiwe guys ibintu birimo bizazana impfu bizakurura ibintu byinshi bimeze nk'akarande wa mugani. Okay, so tutabigize na birebire barabizi sisi we are all grown ups kandi tuzi what's right na what's wrong. Ni byiza kuvuga ku bintu bibi birimo biraba muri societe yacu ariko wowe nk'uwo mu YouTuber nk'uwo munyamakuru nk'uko twiyita cyangwa mujya mwiyita twebwe ntabwo turi abanyamakuru twikuye abanyamakuru ni nga citizen Ketien bo baba bafite abo nibo banyamakuru bemeje na leta ariko umva na leta twebwe nka YouTubers yeah we should like to aim like ku bring solution na izo solution izo zizana peace by the way nizo zizana amahoro ariko aho kugira ngo twinjire muri ibyo byaha cyangwa muri ibyo bintu biri kuba mu buzima bwacu nago bikwiriye pe na kintu cyiza urimo urazana muri societe ahubwo urimo urazana kwangana as in atmosphere ntago iri conducive by the way already isi yuzuyemo urwango yuzuyemo pride kwishira hejuru yuzuyemo uburozi kurogana ishyari ibiki none urimo urazana n'amatiku yuzuyemo ibyo bintu byose ni nk'uburozi uri mu spreadinga virus isi iyo kindness yonyine solution ubuzanye uvuge ngo bene bacu ibi nibyo byabaye ngo kuri UN sibyo twabonye umuyobozi wo muri UN yavuze ukunguko ese yewe nabitekerezaho gutya muri comment mu commenting gutya ukabaha na device no kuntu bakagura ibibazo cyangwa ukababwira ngo muri leta ya Kenya nuko bimeze guys none se ngatwe tushatse kubaka legacy yacu twabyifatamo gute ukabaha ibitekerezo cyoko z'abantu bazakurikira kubera ko uwo muntu uri mukureba afite stress y'umuryango wiwe afite stress yo kubaka urugo rwe afite stress y'amafaranga afite stress ewana n'umunyeshuri afite stress y'amasomo kizamikira mu kitegerezo maze kumva ayo matiku seriously what are you giving out icyo kizamina niyo byose azabikora byose bimeze ng'imvange hari ikintu kimwe naje kureba nime observe I've observed that ni sawa aba ba YouTubers hari abari kugerageza gukora ibintu bikwiye ariko hari behind the scenes hari abantu barimo baraba sponsoringa cyangwa kuba motivatinga gukora ibibi icyo nakibonye by the way umuntu akaba ari out of the country atarimo pe atari we the owner of the channel cyangwa akamubwira ngo reka nkwishyure amadolari ngaya ndashaka umuntu unsebeje umusebye guys none reka twatakinge abantu bari hanze mu ibyo bihugu bya Asia isi ni noya isi ni ngumukandara ushifunga mu ipantaro twahura guys
uwo muntu uri mu gusebya uri mu kwishurira amafaranga ngo bamusebye bide urananyibukije hari abandi nabonye bari mu gukora ka content creation umukobwa aravuga ngo baza batwishura ngo sinzi ngo tutuke ngo tuvuge amagambo banditse ku rupapuro. What's that? Bide wa mukobwa we uba wishuwe ufite hano uzi ko ahura ikibi n'ikiza urumva ayo mafaranga baba baguhaye ni umushyitsi araza akagenda wayakoresha agashira vuba akoresha nabi numenye satani nawe bari mu migambi yiwe ku mafaranga yawe. So nimba bakubwiye ngo kora iki nici tekereza kabiri urorimirwa arushire aruzunguza mbere yuko asohora ijambo akarimi ni gato ariko katwika ahantu hose. Urumva uwo muntu ugiye gusebeza uzaze wishira mu rugweto rw'embere yuko umusebya ari nkawe ibyo bintu bikore umuntu ugukoreye ibyo bintu we wabyifata mu ariko uzi ibintu bakora ngo barishura amafaranga uza hano mbizi ni mu banyamakuru bo hanze b'abazungu bafite amasheni akomeye baba bishuye ariko kandi b'abanyampolitike bakabishura ariko bo bakanabaha n'ibimenyetso bakavuga ngo sebereza uyu muririmbi sebereza uyu runaka ngibi bimenyetso ariko wowe hano ni gute ufungura YouTube channel yawe undi yizamukiye nawe amafaranga turabiza afite power ariko amafaranga akoresheje in negative power mu mbaraga zitari nziza nagara amafaranga nawe ubutandukanye n'umwicanye sepe muhanze babaha n'ibimenyetso uwo umukobwa aramubwira ngo sawa shene yacu kari company nini ushaka tukusebereje runaka tuhi ibimenyetso ariko nabonye hani wacu gupfa kuba baguhaye ibiceri tu ngo na amadolari angahe wakagasanga ni 50 cyangwa 100 ukabona ubwenge bura none umuntu waguha biliyoni yonyine bitewe n'Imana yaguhaye uri mu kubakisha mu iyo content creation mu iyo YouTube channel yawe umuzungu akaguhamagara akakubwira kwa biliyoni byose ruti ibyo bintu byose umva ureka gufata ubusa bw'amafaranga ufata amafaranga afatika wiyubakiwe ubwo wowe ubwawe ntago bikwiye kabisa ntago bikwiye ariko birababaje ibaze Keza ndakubwiye hello Keza ndi muri Chicago ndashaka unsebereje uyu muntu nusa wowe ubwawe ni channel yawe uzi ingaruka zabyo kandi uzi n'ukuntu wayubatse ntago byari bikoroheye urumva uremeye kandi nusabye n'ibimenyetso uzi ukuntu bibite uburi yego wa muntu ugiye kumubabaza arababara arireyo ahobera ubwo bubabare urumva ako kababaro kose akahobere aveyo noneho yashishuje mu mutwe avuga ngo ngiye kwihandoringa gutya ariko wowe wamusebereje wibabaje wowe ubwawe YouTube channel yawe igiye gusubira inyuma kareka mbabwire kamubwire uzuko namaje kureba yaba n'amacano yubatswe ya manini akomeye y'amakampani y'amateleviziyo urwo wasohoye ikinyoma ku muntu ni kiramba ukwezi kumwe biri no kugaragara ntabwo ari ibintu bishyashya pe iyo ikinyoma kigaragaye obviously nk'ibyo turi kubona ikinyoma nubundi niwe kigaruka to be honest niwe bigaruka kandi iyo bikugarutse trust me nago abantu bakubona the same way nubwo ani macana shitangira no kukisha muri yo mbega mutwe w'uko no hamaze bakaza bavuga uyo cyano yo ihora amabesho no mu rubyiruko muri societe aho tuye umuntu akakumenya nago akuza ariko akakumenya nk'umubeshi ukavuga nkurira muri amubeshi ntago nshaka kumubona so ibyo ntago bikwiye at all tugombe tubireke sibyo nibigakomeze cyangwa ngo bitera imizi muri societe yacu ntago bikwiye at all kwanza yambwiye nagari n'umunsi ningo kubaka ningo kushira ikintu mu musenyi gusa ariko the moment ibi bikomeza hari n'abazafungura za YouTube bafite aim ni ukwishyurwa n'abantu bo hanze maze bakabeshyera abari hano ubwo rero icyo kintu kiba cyabaye nka DNA yacu kiri mu maraso yacu kubeshya no kubesherana icyo ni ikinyarwanda kubesherana
n'ikinyarwanda kubeshya no kubesherana tubirekeye tubireke ko basigaye bavuga ngo n'ubundi ngo iyi si yubakiwe ku mabesho warakubeshe iyi si umuntu wayubatse wa mbere ni Imana yayubakiye mu kuri ibyo muvuga ngo yubatswe n'amabesho benshi bubatse n'amabesho baba baririmbi baba abaki bose bagiye barimbuka sibyo kubereka yuko muri Imana zivuga ngo sinsuzugurwa icyo ukora kizakugaruka inshuro zikubisemo 7 so sese ndimo numva n'isoni zo kubita abanyamakuru content na creation ndimo numva isoni yo na creation urumva inama twabagira murekera. Okay, so turi kurangiza twavuze byinshi yemwe twavuze pe ariko twabayemo serious sibyo ariko birakwiye nuko bigomba tugomba kuba funny but at the same time tugomba kuba realistic tukaba serious ababyeyi bamera sometimes funny sometimes bakatufatira kanyosha bakatukubita hano ibintu babikoze nabi ariko guys mumeze yuko turabakunda iyo namwe mwateye turayubaha kandi ntabwo tubasuzuguye pe tushatse kuvuga like ukuntu biri mu kutwatakinga like natwe turi ningo kuntu nko kujya turi muri confusion ningo kujya kwishuri mufite kwambara uniform ishati umweru umukara ukaba nundazanye nandi marangi abari mu breaking the rules sibyo. So guys turabakunda cyane ni mwiba yuko mubibona munsi uko twabikoze nabyo mutubwire uko mubibona namwe kuko twese turabizi uko mubibona na ideas zanyu kandi turi kurangiza don't forget kindly don't forget to pass by Papa Plus TV. Like, comment and subscribe to his channel. He's the sponsor of this video. Guys, ibintu twavuze mubishire mu bikorwa kubera yuko no muri Imana iravuga migani ngo umunyabwenge yumvira muri saku. Ubungu natwe tugiye kwicara tureba abanyabwenge bumviye muri rusaku rwa social media mtandao sibyo ku bintu twavuze. We love you. Thank you. Ciao ciao.